nitwa Padiri Makuze Pimake uvuka muri Diocese ya Nyundo, akaba ari njyewe rero Umuriye Nationali wa Renouveau Charismatique mu Rwanda. Ikintu cya mbere nababwira ni uko aya mahugurwa rwose yarashimishije cyane. Icya mbere ni uko yaritabiriwe cyane, abantu benshi cyane baturutse hirya hino baje bava mu madiyosezi yose mu makoraniro menshi. Ni ikintu cyiza rero kuko ntekereza yuko bifasha abantu kugira ngo bashobore gusobanukirwa neza, kuko izi mfunguzo nta kintu zigamije no kugira ngo zifashe kubohoka. Dukurikije ibintu twagiye tunyuramo n'uko twagiye tunyuramo, byagiye ntekereza ko bizafasha abantu benshi cyane kugira ngo bashobore koko kumva neza agaciro ko kuva mu byo twari turimo kugira ngo duhinduke abantu bashyashya. Ubutumwa n'abahumuniye ni uko nabasaba rwose kwitabira ibi bintu, kuko ntushobora kuyobora abantu utabazi, utazi ibibazo byabo. Numva rero ikintu cya mbere rwose nasaba abahumuniye ni uko bakwegera abantu babo kandi bagafatanya nabo mu rugendo rwo kubohoka, kuko ni ikintu cya ngombwa. Natwe turabikeneye nk'abahumuniye n'abapadiri, turabikeneye. Ubutumwa natanga ni uko ari abapadiri mu maparuwasi bahumuniye bakwiyorganiza rwose bakazaza muri ayo mahugurwa. Ikindi noneho n'abakirisitu kugira ngo bazayitabire, nk'uko hano mu Ruhengeri byabaye, barayitabiriye cyane rwose kandi byarashimishije. Murakoze namwe. Nitwa Padiri Lucien Nsabimana, ndi padiri mukuru wa paruwasi ya Busanze, aho rero ni muri Diocese ya Gikongoro. Aba ndi Omoniye w'ivugururwa muri Roho Mutagatifu aho muri paruwasi ya Busanze. Aya mahugurwa nkibona ubutumire yaranshimishije, ndetse ngira na bimwe byari biteganijwe nsubika ngamije kuyitabira. Nayitabiriye nyuma y'iminsi itari mikeya dufatanya n'itsinda ry'impuhwe muri paruwasi yacu ya Busanze, ndetse tunakora isengesho ryo gusabira abarwayi. Ubwo rero maze kubona ibikigamijwe muri aya mahugurwa, numvise ko ngomba kuyitabira kugira ngo mpugukirwe kurushaho, maze nzabashe gufasha abo dufatanya, haba abo mu itsinda ry'impuhwe mbere na mbere, ariko n'abandi bakristo baza batugana cyane cyane baboshye mu buryo bunyuranye. Mu by'ukuri twajyaga dukora isengesho, ariko ubumenyi bwiyongereye cyane cyane nko ku rufunguzo rwa mbere rugana mu kwicuza, kandi ukabohoka koko burundu wanga ikibi. Aha rero tuzarushaho kubahugurana n'abo dufatanya, ku buryo igihe nikigera rwose, nk'ubu ku itariki ya 15 z'ukwa 11 dufite isengesho ryo gusabira abarwayi. Ubwo rero haba mu mwiherero no mu yindi myiteguro tuzongera tuziganireho neza, ku buryo rwose bitanga icyizere ko isengesho ry'icyo gihe rizaba rifite umwihariko ugereranije n'andi twagendaga dukora mbere. Murakoze. Nitwa Padiri Yohani Batista Kamanzi, ndi padiri mukuru wa paruwasi ya Cyarambogo muri Diocese ya Butare, nkaba na Omoniye w'abakarismatike muri Diocese. Aya mahugurwa yo kubohoka twifashije imfunguzo eshanu. Icya mbere ni icyuko yaje akenewe, dore yuko njye wari n'ubwa mbere nari nyajemo, nubwo yari asanzwe atangwa, ariko turashimira abayadufashijemo, nubwo twari dusanzwe dukora ubutumwa bwo gufasha abantu kubohoka
cyane cyane mu isengero ryo gusabira abarwayi hari ikiyongereho ku bumenyi, kuko hari igihe usanga twese dushobora kugira iryo shyaka ariko ubumenyi ari buke, tugakoresha yenda kimeza cyangwa se n'uwo muhate wo kumva, ariko guhugurwa no guhabwa ubumenyi bizatuma tumenya gutandukanya abo dufasha. Muri diyoseze yacu n'ubundi twari dusanzwe dufite itsinda na komite ku rwego rwa diyoseze yo gusabira abarwayi ariko y'abantu bakeya. Icya mbere tugomba gukora ni uguhuza tukongera umubare, kuko tunaza twaje buri paruwasi ifite nibura abantu 2 bayihagarariye. Tugiye kongera rero icya mbere gushyiraho iryo tsinda, tumanuke mu maparuwasi mbere na mbere dukorere hamwe nk'itsinda, noneho tunahugurane tugire itsinda rigari rizafasha diyoseze yose. Ikindi cya kabiri nk'uko twabonye kandi na Kiliziya ibiteganya, ni uko tugomba kugira umupadiri by'umwihariko wahawe ubwo butumwa, ni ugusaba umwepiskopi, kuko twari dufite mu minsi ishize yagiye mu bundi butumwa hanze kuduha udufasha by'umwihariko yanomwe cyangwa yaha ubwo butumwa kugira ngo nawe azatube hafi kurushaho. Nakoze nitwa Habineza Celestin, umufurere wo muri communauté Ingoro y'Urukundo, aba nkorera ubutumwa muri diyoseze ya Butare, bashinzwe uburezi, nkaba mbarizwa no mu ikoraniro rikorera kuri Paroisse Cathedrale ya Butare ryitwa Sinapisi. Communauté Ingoro y'Urukundo ni umuryango w'abiyegurira Imana ufite ibitsina byombi, abafurere n'ababikira, ukaba warashinzwe na Musenyeri Blaise Forcier, ari nawe fondateri wa Renouveau Charismatique mu Rwanda. Akaba rero uwo muryango ushingiye ku ivugururwamo Roho Mutagatifu. Birumvikana nk'umuntu uvuka mu ivugururwamo Roho Mutagatifu kandi wiyegurira Imana yuzuye muri iryo vugururwamo Roho Mutagatifu, kuri jye nabonyemo igikorwa cyiza gituma nshobora ubwanjye gukomeza uwo muhamagaro wo gufasha abandi nyuze mu buryo twigishijwe bwo gukoresha imfunguzo 5 kugira ngo dufashe abandi kubohoka. Nyitezeho umurongo nyawo, kubera ko twari dufite ubwo buryo tubikoramo, ariko noneho ubu buryo bw'imfunguzo 5 gusa n'ubwimbitse nyirizina bugafasha kubohoka no kubohora abandi, ariko kandi binyuze mu ijambo ry'Imana. Mbere na mbere nijye bibanje gufasha, kuko nanjye nkeneye kurushaho kumenya amateka yanjye, uko nabayeho, uko nabaye mu ivugururwa, kugira ngo nshobore nanjye kubohoka, kandi ubwo bufasha mbonye nshobore no gufasha abo nshinzwe kurera. Hanongeraho kandi ko ndi umujyanama muri Renouveau Charismatique, bityo rero ikoraniro mbarizwamo ndetse n'andi makoraniro yose uko ngenda nyafasha hazabona uburyo bwo kubafasha nkoresheje bwa buryo bw'imfunguzo 5. Nitwa Seri Marie Claire Uwayezu, naje nturuka muri diyoseze ya Gikongoro, Paroisse Cathedrale ya Gikongoro. Ndi umubikira wo mu muryango wa Ordre des Vierges Consacrées cyangwa abari ba Nyagasani mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Naje ntumiwe muri uyu mwiherero, si ubwa mbere ndi muri groupe yitwa Groupe Fatima, kuko natangiye umwiherero muri 2023. Ninjiye muri Groupe Charismatique mu 1996, ariko mu mwaka wa 2005 nkomereza muri Communauté de l'Emmanuel. Mu mwaka wa 2015 nibwo nahagaritse gusengera mu ikoraniro ko nagomba gukurikirana amahugurwa amfasha kwinjira mu muryango w'abihaye Imana. Ubu rero nari natangiye gusengera mu ikoraniro singizwa, ariko bitewe n'umwanya muke mfite ndateganya guhindura nkajya mu ikoraniro ryitwa Umushumba Mwiza, kuko risingiza Imana ku cyumweru. Aya mahugurwa nayakiriye neza, kuko ni amahugurwa yamfashije cyane, kuko bwa mbere nyitabira ntabwo nari meze neza, nari mfite ikibazo cy'uburwayi. Kubera kwiga izi mfunguzo 5 biramfasha cyane, bituma mbohoka ndetse ndanakira. Byatumye numva
igihe cyose aya mahugurwa azaba nzayakurikirana kugira ngo amfashe kurushaho gusobanukirwa, kugira ngo nifashe kandi mfashe n'abaza bangana, cyane ko ahantu nkorera ubutumwa nkunda guhura n'abantu benshi. Nyuma yo gusobanukirwa izi mfunguzo 5, numvise cyane cyane urufunguzo nzibanda gukoresha ari urufunguzo rw'ububasha n'urufunguzo rw'imbabazi, kuko nabonye ko hari igihe niyo utazikoresha zose ugakoresha zimwe muri izo bishobora gufasha umuntu akabasha kubohoka agasubirana ubuzima busanzwe. Kuze cyane ni umukarisimatike twabarindwa na Theogene wo muri diyosezi ya Ruhengeri, paruwase ni ya Butete, ikoraniro Ingabire za Roho Mutagatifu rikora ubutumwa muri santarari ya Kayenzi, abandi berije b'abakarisimatike muri diyoseze ya Ruhengeri. Aya mahugurwa nayakiranye ibyishimo, nshimira n'Imana ko yabereye muri diyoseze yacu. Ni amahirwe kuri benshi, ni umugisha kuri twebwe nka diyoseze ya Ruhengeri. Icyo nyitezeho icya mbere ni ukubohoka njyewe ubwanjye, noneho nkabona n'icyo nzashira abandi, icyo nzajya mfashisha abavandimwe, bikamfasha muri ubu butumwa nk'umugaragu wa diyoseze. Icyo niteguye gukora ni ukujya gukomeza amakipe y'impuhwe, cyane cyane ko tubonye uburyo tugomba gukoresha mu kubohoka bw'imfunguzo 5, kugira ngo amakipe y'impuhwe yose yo muri diyoseze yacu agira umurongo umwe kandi uhamye wo gufasha abandi bavandimwe kubohoka. Amazina nitwa Kanegwa Catherine, nkaba nkomoka muri diyoseze ya Butare, paruwase ya Kaminuza, nsengera muri Sinapisi. Amahugurwa nayabonye neza, ko twajyaga kugerageza gukurikirana cyangwa se tubaza abantu bagiye bayajyamo, ariko kuba nabashe kugira ahangaha byamfashije kuko hari ubumenyi bwinshi nakubiyemo. Icya mbere niteguye gukora, ngomba kuba bandebereho, abanza giye ubwanjye bigahera kuri jewe, ubundi tugatangira gufatanya n'abavandimwe twazanye mu ikoraniro kwigisha abandi, ariko natwe tuba imbuto za bagenzi bacu tubanza kubyikoreraho. Murakoze. Nitwa Bwenge Jean Claude, umukarisimatike muri diyoseze ya Nyundo, paruwase Mubyeyi ugira ibambe yakora, nkaba nkorera ubutumwa mu ikoraniro Sanga Umukiza ryo muri santarari ya Kababa. Aya mahugurwa yaje akenewe cyane kubera ko twabonye ari amahugurwa adufasha mu bumenyi, kandi ku murimo umuntu akora agomba kuba azi icyo akora, asobanukiwe n'inyigisho. Muri ziriya nyigisho turi kwigamo zirimo imfunguzo 5 zo kubohoka, twazibonye zije zikenewe zaziyigisha. Nkurikije uko nakiriye inyigisho, imfunguzo 5 nigishijwe nzazisobanurira bagenzi banjye kugira ngo nabo zibafashe, cyane cyane urufunguzo rwa 3 rwo kwanga ikibi, noneho nabo bakurire mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu, bazi kwanga ikibi kandi bazi no gusabira bagenzi babo kukivamo. Mbese ibyo nakiriye byose nabo bibafasha kandi bazafasha abandi bazabakurikira. Merci beaucoup. Le nom c'est Kalihungu Dorothée. Je suis du diocèse de Nyundo, de la paroisse Stella Maris, et j'ai pris dans le groupe Je Sois. C'est formidable. En tout cas, cette session pour moi, c'était nécessaire. Je croyais que je venais apprendre les clés qui vont nous aider pour faire la délivrance des autres.
Mais curieusement, c'est pas seulement ce que j'ai appris, mais aussi j'ai appris autre chose, surtout les 8 chemins que les mauvais esprits empruntent pour atteindre les chrétiens. C'est vrai, il n'y a pas de session sans restitution. Si j'arrive chez nous, je ferai la restitution dans notre groupe. Ça va aider les groupes d'intercession, mais aussi ça va aider tous les chrétiens et tous les membres du groupe pour être des vrais chrétiens. Merci. Nitwa Safi Valeri, diyoseze ya Nyundo, paruwase Saint Aloys Mbuga Ngari. Ikoraniro ni ikoraniro Magnificat iryo nsengeramo. Amahugurwa nayakiriye neza, yaramfashije kumenya icyaha kindiho, icyaha nakoze, ikibi kindiho, no kumenya uburyo nakirukana muri yewe. Yamfashije nanone kumenya inzira shitani inyuramo yinjira muri ye cyangwa mu wundi muntu, no kumenya uburyo bwo kuzirukana no guca ingoyi zimbohesha. Mbega uburyo aya mahugurwa yamfashije kumenya uburyo bwo kubohoka ku ngoyi za sekibi. Nzaba nsubiye mu ikoraniro, niteguye gufasha abavandimwe dusengana mu ikoraniro, kubafasha kumenya izi mfunguzo n'akamaro kazo, kubafasha kumenya ikibi kibariho, no kubafasha kwibohora ubwabo ku ngoyi za sekibi banyuze mu buryo bwiza bw'izi mfunguzo. Nitwa Sengimana Augustin, diyoseze ya Byumba, paruwasi ya Nyagahanga. Ikoraniro nsengeramo ni ikoraniro rya Kageyo. Aya mahugurwa twayakiriye neza cyane ko atari bwo bwa mbere dusanzwe tuyazamo. Aya mahugurwa tubereye meza, noneho nkuhagarariye amatsinda y'impuhwe muri diyoseze, nungukiyemo byinshi kurenza n'ibyo nari naragiye mpura nabyo mbere, uburyo rwose niteguye kubyaza umusaruro. Twifashishije imfunguzo 5, harimo urufunguzo rw'imbabazi n'urufunguzo rw'ububasha. Tuzafatanya n'abapadiri bacu kugira ngo tubashe kugera aho abantu bose bababaye, cyane cyane abarwayi n'abandi bari ku ngoyi za sekibi, abafite ibikomere, abo bose tuzabageraho kandi tuzabafasha mu isengesho ryo gusabira abarwayi nibura bya buri kwezi. Amazina ni Tumukunde Jean Pierre, diyoseze ya Byumba, paruwasi ni Rushaki. Ikoraniro rindi kusengeramo ni rya Kiyombe, Engabo za Yesu. Aga mahugurwa gankwasije Munonga na Munonga, rufunguzo rw'embabazi gampire okubasa kushaba embabazi abunahemukire, kandi rigankwasa kugira ngo mbase no kwegesa abandi okushaba n'embabazi abari kuba bahemukire. Nyetegwire okuhika omwikoraniro ryanje abo turi kwatanisa omwe ekipe y'empwe ya paruwasi na n'ikoraniro okubahugura tukakwasa abantu kugira ngo nabo babashe komoroka anjegeri za Satani. Nitwa Bertin Ndayitegeye, diyoseze ya Butare, paruwasi ya Higiro, ikoraniro Charismatique Karame Nyagasani. Aya mahugurwa yaranshimishije cyane, ndashimira Imana yantumiyemo kuko afasha buri muntu ari wese nihereyeho, kandi nkabona azabingira akamaro cyane mu butumwa nkora bwo gusabira abarwayi. Ikintu cya mbere nzakora ni ugusangiza abavandimwe dusengana aya makuru, kumenya imfunguzo 5 zifasha umuntu kubohoka no gukira ibikomere, kandi nanone tukabahugura ku bijyanye n'inzira zigera ku 8 zose shitani yinjiramo mu buzima bwacu.
ubwo rero nimara kubiganira n'abavandimwe banjye, ubwo tuzasanga n'abandi babikeneye, kuko umuryango nyarwanda abenshi bafite bene ibyo bibazo, bakeneye kubohoka ku ngoyi za sekibi. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Aloyizi Nsekerabanzi, diyoseze yacu ni iya Cyangugu, paruwasi ni iya Mushaka yaragijwe Roho Mutagatifu, nkaba nsengera mu ikoraniro ry'abahetswe na Yezu ryo muri santarare ya Giti. Yaranshimishije cyane kuko amahugurwa yatwongerereye ubumenyi ku bijyanye n'uburyo roho mbi zinjira mu bantu, ndetse atwereka n'uburyo umuntu yifitemo ububasha bwo kwirukana izo roho mbi akoresheje imfunguzo 5. Ni ugufasha abo dusengana ndetse n'abo mu makoraniro duhana imbibi bose uburyo bwo kumenya agaciro n'ububasha bifitemo ku bijyanye no kwirukana roho mbi bakoresheje ububasha bahawe muri batisimu. Gukoresha imfunguzo 5 bikabumvisha uburyo bafitanye ubucuti n'Imana kandi bakunga ubumwe na Kristo, kuko ubutumwa Yezu yakoraga ari bwo butumwa bwacu, ari bwo natwe dukora. Murakoze. Nitwa Mukantwari Fortune, diyoseze ya Cyangugu, paruwase Nyamasheke, ikoraniro rya Nyamirambo, Bikira Mariya Umwamikazi uduhakirwa. Amahugurwa nayakiriye neza, yaje akenewe kubera ko twakoraga ubutumwa bwo gutega amatwi, ariko mu by'ukuri nta bumenyi buhagije dufite, ariko kuva uyu munsi twahawe ubumenyi ku mfunguzo 5, birajya bituma dukora ubutumwa neza. Nisubira mu ikoraniro ryanjye nzafasha abavandimwe kumva neza inyigisho nahawe, cyane cyane gukora ubutumwa dutega amatwi dukoresha imfunguzo 5, kugira ngo dushobore gufasha abavandimwe kubohoka ku ngoyi za sekibi. Amazina yanjye ni Uwamahoro Marie Grace, nuka muri diyoseze ya Ruhengeri, paruwasi ya Kinoni, ikoraniro Kristo niwe rumuri. Amahugurwa nayakiriye neza kuko yamfashije kongera kwimenya no kumenya ububasha mfite, nongera kumenya ko Imana ari Imana ifuha. Mbere yo kugira icyo nyibwira ngomba kubanza kwihana, nkazinuka icyaha, ubundi nkababarira. Ari rwo rufunguzo runakomeye rudufasha kubohoka mu gihe kirekire. Noneho nyuma y'izo mfunguzo, urwa nyuma ni urwo kwakira umugisha. Namenye ko ngomba kujya nibwira amagambo meza, nibwira ko nikunda kandi na Yezu ankunda. Niteguye kubwira abantu ko bifitemo ububasha, ko batagomba gutegereza kimuhana, ko nabo ubwabo Yezu yabahaye ububasha, bajya gusaba abantu ngo babasengere cyangwa ngo babafashe, kuko Yezu yaduhaye ububasha bwose. Kandi nkababwira ko bagomba kumva ko Imana ibakunda, nabo ubwabo bakikunda, kugira ngo babone uko bakunda bagenzi babo, bityo bibafashe kubaka imiryango yabo, ndetse bubake n'abandi bavandimwe bari impande yabo. Murakoze. Nitwa Gaspard Semitwe, diyoseze ni Ruhengeri, paruwasi ni Butete, bankorera ubutumwa mu ikoraniro Ingabire za Roho Mutagatifu. Aya mahugurwa yaranshimishije cyane kubera ko nari nsanzwe mfite ubutumwa bwo gufasha abantu benshi banyuranye, ariko ntabifitemo ubumenyi. Akaba nabashije gusobanukirwa n'imikoreshereze y'imfunguzo 5, nkamenya agaciro ko gusaba imbabazi no kuzihabwa, ko uzitanze ariyo bigirira akamaro cyane kurusha uwazihaye. Niteguye kubasobanurira neza ububasha bifitemo bwo kwisabira bo ubwabo, bakamenya n'uburyo bwo kwirukana roho mbi izo arizo zose, bakamenya ububasha bifitemo bwo gukurikira Yezu. Noneho nkabasobanurira agaciro ko gushaka penetensiya, na cyane ko ari ryo pfundo rikomeye ryo kugira ngo uhure na Yezu. Kutitabira uyu mwiherero ni igihombo, kubera ko hari byinshi ntarinzi. Nk'ubu ntabwo narinzi ububasha nifitemo bwo kwirukana roho mbi izo arizo zose, sinarinzi agaciro neza k'isakaramento rya penetensiya. Najagamo bisanzwe biri aho ngaho,
ariko namenye akamaro k'isakaramento ryo gusaba imbabazi, namenye uburyo nashaka penetensiya, udashaka penetensiya ni ukwitandukanya na Yezu, kandi shitani naho ngaho yuririza gufata abantu. Ubwo rero nashishikariza abantu uwo ari we wese hirya no hino aze yumva uburyo yakisabira n'uburyo yasabira bagenzi be. Murakoze. Murakoze, nitwa Karengera Serafi, nashakanye na Murekatete Marie Konsore. Turashimira Imana ko turi no mu mwaka wa yubile y'imyaka 25 tumaze duhanye isakaramento ryo gushingirwa. Diyoseze ni Ruhengeri, paruwasi ni Ruhengeri nayo, koraniro ni Cyuve tugana ijuru. Amahugurwa twakiye neza kuko byatumye tumenya ko niba duhuye n'umuntu tugomba kumwigisha ko agomba kwemera Yezu. Ikindi cyadufashije ni uko twabwiwe ko ububasha dukoresha ari ububasha Yezu yaduhaye, aho batubwiye ko ijambo Yezu yabwiye ngo Roho Nyagasani arantwikiriye n'andi magambo dusanga muri iryo jambo ry'Imana. Icyo twasigaranye ni ko twamenye neza ko imfunguzo 5 arizo zidufasha kubohoka, cyane cyane urufunguzo rwo kubabarira no kubasaba imbabazi. Iyo bukeye mu gitondo turasenga, twamara gusenga abana bose bakajya ku ishuri. Iyo bamaze kujya ku ishuri rero nabanje guhangayika ngo bazanatwiba, ariko mu sengesho hano twasabiwe bavuga ngo Yezu asigare mu byacu. Ubwo rero kugeza uyu munsi nta kibazo kiraba, turashima Imana kandi turaburara. Twaje dufite impungenge ariko turarya tukanasagura.